ko ibitaro byo muri ibice bya za Uvira byuzuye ndetse ababyujuje akaba ari abamaze iminsi barasirwa Kabunambo ndetse kugeza kuri iyi saha barakanaho nuko ibitaro bimaze kubamo indembe nyinshi n'inkomere ibitaro bikaba nabyo byuzuye ariko icyo nshaka kugeraho ni iki ngiki utafite icyo wenda ugabangamiraho mu buryo cyangwa ubundi ingabo za Kongo ariko ubundi ku bantu bazi iby'intambara ntabwo Uvira mu gihe kurwaniramo ingabo washyiramo zose zashira mu Uvira n'ikibaya mu gihe ufite imisozi ya FCM 23 ibyo tube tubishyize ku ruhande muri ubwo buryo rero Amerika nako Kongo isa nk'iyubatse icyizere ku cyo yumvikanya na Amerika maybe cyo kuvuga ngo muzadukorera iki muyora ariko mutuyorere n'izo nyeshyamba igenda ikirira hari ibyo mu giswahili bita ngo kupone ya cupucupu ni ukuvuga ngo eba ni kwa kundi waba ugiye kuruhama umuntu akagufata umusatsi akongera akakurohora urumva sasa icyo ni icyambere cya kabiri haza Sami DRC iramaganwa mu karere ibazwa ikije gukora aircraft itakoze irangira pushing iraza kugeza ubwo Sami DRC yabaye endorsed na African Union ndetse n'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi kagira icyo kayivugaho bano bantu bo muri erega aba bantu buri hari community nyinshi ku isi zirimo kuba discriminate zirimo kurenganywa harimo abantu bitwa abayazidi harimo abantu bitwa ababandi baba hafi na muri mu burasirazuba bwo hagati ni benshi ugiye kubenimera ariko iyo ukoze ubushakashatsi n'abakiride bashyiramo usanga bano bantu batotezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batotezwa koko ariko at least bikozemo icyo umuntu yakwita nko kwishakamo igisubizo cyo guhangana n'ubatoteza yego bya biri ku rugamba bavuga ngo batatu bapfe babiri bakomeze niho havutsemo izo zatwirwaneho ariko ubundi mu gusesengura inyandiko urumva hajyamo ino point mo kuvuga ngiye nka teka wenda kuri muri rwandiko no kuvuga ngo nibura hari igihugu kimwe ku isi urumva kivuga ngo tuzi birimo kubera hakurya hariya kandi dushobora gufata umwanzuro cyangwa se kubikurikirana no kumenya ku buryo iyo mitigation nayibaho ako nta kandi kantu kongera imbaraga zaba wundi uhigwa zabica ngo bamare baradokimanta ikintu cyose baracyandika muraziranye barakureba n'ikimenyimenyi Tshisekedi ibi arimo kubakora azaburana n'amara kuva ku butegetsi afite immunité présidentielle today ariko Tshisekedi mu maza azaburana drone irasha abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda buriya bw'icyo bwa sisi azabuburana kabajyanama be ntabwo bashaka kumugira izo nama iyo tuvuze ibi ngibi babyita propagande hari nk'ibintu nyamvuga ku Burundi dusubiye ku Burundi wabisesenga umuntu ufite ubwenge bari bakora vuti uriya muri byo babwira n'ukuri babikosoye byaba byiza ubundi utareba kura akavuga ati uriya yitunira ku Burundi na Kongo nuko imeze urumva wavuga atyo ariko niyago yemeje aho yanavuze ngo bikaba ngo bivugwa ko ngizi nkuba reka mukotinge ntacyo sibyo izi ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 7 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace ko ibitaro byo muri ibice bya za Uvira byuzuye ndetse ababyujuje akaba ari abamaze iminsi barasirwa Kabunambo ndetse kugeza kuri iyi saha barakanaho nuko ibitaro bimaze kubamo indembe nyinshi n'inkomere ibitaro bikaba nabyo byuzuye ariko icyo nshaka kugeraho ni iki ngiki aho mbona ngo hari impungenge ndetse hari kwegeranwa ingabo nyinshi ibuvira ngo bituma abantu batinya ko intambara ishobora kongera gukaza umurego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati impungenge ziriyongera mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko hashyizweho ingabo nyinshi zifite intwaro ziremereye n'ihuriro riyobowe n'ingabo za leta ya Kinshasa
iyi myiteguro ya gisirikare ikuriye amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi wavuze ko azisubiza imijyi yose harimo Bukavu na Goma, umurwa mukuru ya Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Imirwano yamaze kumvikana mu duce dutandukanye dukikije Uvira, harimo Sange, Mukoko, Gakenke, Pwezero, Gugezi, Biziba, Kundondo, Mitamba na Kirungwa. Mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi, igihugu cy'u Burundi cyongereye ingabo nyinshi zacyo kuwa 4 Gashyantare cyohereza abasirikare barenga 2,000 bagizwe na batayo enye. Umutangabuhamya yabwiye ikinyamakuru The Great Lakes A ko izo ngabo zambutse ziva mu Burundi zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika no ku mupaka wa Gatumba Kavimvira, zigamije gufasha izindi ngabo z'u Burundi zari zisanzwe ziri Buvira na Baraka, umujyi wo muri teritwari ya Fizi. Yego, urugamba nta kibazo, urugamba Burundi bufite Kongo ifite no Burundi yego bishingikijeho muri iyi minsi. Reka mbivuge muri ubu buryo. Nabonye Tshisekedi ari kuri schedule y'abari bugaragare n'abafite gahunda ku masengesho National Breakfast Friday muri Washington DC na Trump barayahuriramo. Yego, kandi akenshi badufera ngo bagiye gusenga bafite n'imitwe barimo guteka. Icyizere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ni icyo Amerika izakora kubera amabuye bayihaye, urumva, cyangwa yabahaye. Niho bafite icyizere. Naho umubare w'ingabo ntabwo uruta ingabo 60 zifite ingabo 50 zifite n'abazana 30 bari muri Goma. Ntari cyo bashoboye kwirindaho. Kandi muri karagiteri z'imijyi Uvira uko imeze nako Goma afazari na Goma. Wenda amahirwe ya Uvira nuko hakuno ya Uvira hari Burundi butafite icyo wenda bwabangamiraho mu buryo cyangwa ubundi ingabo za Kongo. Ariko ubundi ku bantu bazi iby'intambara ntabwo Uvira mu buryo kurwaniramo. Ingabo washyiramo zose zashira mu Uvira n'ikibaya. Mu gihe ufite imisozi ya FCM23. Ibyo tube tubishyize ku ruhande muri ubwo buryo. Rero Amerika nako Kongo isa nk'iyubatse icyizere ku cyo yumvikanya na Amerika. Maybe cyo kuvuga ngo muzadukorera iki muyora ariko mutuyorere n'izo nyeshyamba. Kandi rero ubwo ahasigaye no kuzamenya. Nabonye Amerika ejo Africa Intelligence yandika ko hatangiye gukangishwa ngo ibihano ku Rwanda kuko ibintu nk'ibyo sinzi niba aho byabihuriye n'ibya Kongo. Ariko mbona Tshisekedi kuba yavuye Dubai cyangwa se mu bwami bwa Emirate ajya hariya akahabwa iyo high table, you see, ashobora kuba afite ikintu atekereza ko Amerika izakora kigacubyiza inyeshyamba, ariko be kutuyobya uburari ngo icyizere cya Tshisekedi kiri ku ngabo, kiri kuba ntabwo araho kiri ku cyo Amerika yamufasha. Amerika ni igihangange, ifite imbaraga mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko twagiye twenemera ibyo leta ya Kinshasa yagiye ikoresha kugira ngo isegize inyeshyamba. Twavuye kuri East African Regional Force iriya y'Abanyakenya n'Abanya-Uganda n'Abanya-Sudani y'Epfo ya East Africa. Tshisekedi yifuza ko baza bakamurasira mu Ventura biranga, kuko urumva ko niyo yatekereza ko Uganda yamurasira mu Ventura uhereye Bunagana, Kenya igahera Kibumba, nahise ugira ngo Burundi bugahera Mweso. Urumva mu Ventura atari bayigose itari yarangiye. Mu Ventura igenda ikirira hari ibyo mu Giswahili bita ngo kupone ya cupucupu. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi waba ugiye kurohama umuntu akagufata umusatsi akongera akakurohora, urumva. Sasa icyo ni icyambere. Cya kabiri haza Sami DRC. Sami DRC iramaganwa mu karere, ibazwa ikije gukora karafite akoze, irangira pushing iraza kugeza ubwo Sami DRC yabaye endorsed na African Union ndetse n'akanama Karoni gashinzwe umutekano ku isi kagira icyo kayivugaho. Sami DRC irimo African Union irimo buri kimwe cyose. Afrika y'Epfo n'ingabo zikomeye nka Tanzania iratsindwa irirukanka irabebera igenda ibebera n'iki. Urumva ikibazo cya Kongo cyageze muri West Africa, kuko ngubuhuza bafite uyu munsi harimo Qatar, harimo Togo, niyo muri West Africa bijya muri Middle. Ujya kureba ukavuga uti imbaraga zisigaye uretse za Rurema, ni ukuvuga ngo muze muyore ibyo mushaka byose. N'umushinwa nazo gikeneye kuyora. None mu bapredateri nka Amerika bafite ibihaha byahagira by'amabuye, n'undi wese yakwahagirira. Kongo Kinshasa yiringiye ikintu Amerika bongoreranye, kandi ntabwo tikiraba ntiturakibona, kandi nacyo gishobora gutsindwa.
azirongaza udakemura ikibazo de façon profonde. Ntabwo uretse ubundi nubwo wakwica abanyamurenge bavuga ikinyarwanda bose wabukemuye ikibazo, wabukoze genocide kuko wabarimbuye, ntabwo ukemuye ikibazo. Kandi nabwo ntiwabigeraho nabwo, kuko genocide dufite hano ku isi tuzi, yaba ya the Holocaust, yaba genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda 94, yaba ibi byo muri Kongo barimo gutestinga muri Armenia bavuga indi bashinja Ottoman Empire y'Abaturukiya, havugwa amateka menshi. Uwagerageje gutsemba ubwoko yumva ko agiye kwica abantu ngo barangize, ntabwo yabigezeho kuko ntabwo ari wabaremye. So ubu se Amerika isi turimo kwinjiramo yo nonye imbaraga kuko irumva ariyo ifite ishema ryo kuvuga ngo twisha abantu ku isi turangiza abantu gute, ngo tufatikanyije n'uwo bita ngo ni brave Tshisekedi. Bravo ya Tshisekedi ishingiye kuki? Nari ya jambo bavuze ngo ni brave, ngo ni intwari, buriya rizabagendaho. Bano bantu bo muri erega aba bantu buriya hari community nyinshi ku isi zirimo kuba discriminate, zirimo kurenganywa. Harimo abantu bitwa abayazidi, harimo abantu bitwa ababandi baba hafi na muri mu basazuba bwo hagati, ni benshi ugiye kubenimera. Ariko iyo ukoze ubushakashatsi n'abakiride bashyiramo, usanga bano bantu batotezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batotezwa koko, ariko at least bikozemo icyo umuntu yakwita nko kwishakamo igisubizo cyo guhangana n'ubatoteza. Yego. Bya biri ku rugamba bavuga ngo batatu bapfe babiri bakomeze. Niho havutsemo izo zatwirwaneho kuzamura kugeza za M23 tubona uyu munsi. Ntabwo rero njya nk'urugero nko mu Bahema basa n'abataratangira urwo rugamba ku byo buremereye. Aba barumazemo imyaka yirukana Samidarasi ikakubita ikagira gute, noneho bagize n'amahirwe muri iyi minsi. Hari igihugu urumva gifite experience mu guhashya genocide cyavuze ko gicungira hafi ibyo bintu, icyo gihugu n'u Rwanda. Rega buriya rwandiko rwa ambasaderi Matrida w'u Rwanda muri Washington, abantu bahise bazamukira hejuru. Ariko ubundi mu gusesengura inyandiko urumva hajyamo inopu ndimo kuvuga, ngiye nka teka wenda kuri muri rwandiko, no kuvuga ngo nibura hari igihugu kimwe ku isi urumva kivuga ngo tuzi birimo kubera hakurya hariya, kandi dushobora gufata umwanzuro cyangwa se kubikurikirana no kumenya ku buryo iyo mitigation nayibaho. Ako nta kandi kantu kongera imbaraga zaba wundi uhigwa. Icyo gihugu kicara muri Loni gifite imbaraga muri diplomasi, no kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'undi wese ashaka kwicomekaho ibyo bigira byose bafite umuntu ugomba kudenonsinga ibyo ngibyo kandi ubizi. Niwumva ambasaderi Ngoga muri New York avuga ibera mu Minembwe kandi nta munyaminembwe uri buhicare urumva, no kuvuga ngo yambitse ubusa abo bantu ibyo bakwigira byose, bakwitwaza amabaye y'agaciro, nyicira bari ntware gutya gira gutya. Ibyo bintu birazwi kandi isi ni umucamanza. Icyo nacyo ni izindi imbaraga ziri hariya, ni izindi imbaraga ziri muri Afurika, ni izindi imbaraga ziri muri Europe, kandi nabo ubwabo barizi, nubwo batiga bihagije kubera intambara za buri munsi. Ariko kuba ari kose uzarebe aho umwe yabagiye hose n'ubuzi wese, nta muntu ushaka kubinjije. Ariga akoroboza mu bukene bwose, akiga amategeko, akiga ukine cyo, akiga kurwana. Kuri abarwana se ntibabashe guhagaba leta. Ibyo ntabireba. So no kuvuga iki, ndashaka kuvuga ngo ubarwanya nibyo afite izo mbaraga yabagambanira, ariko nabo si abantu binjije zo kuba batagira gute, batazakugeza imbere y'amategeko. Ntabwo uzabica ngo bamare, baradokimanta ikintu cyose, baracyandika, muraziranye, barakureba. N'ikimenyimenyi Tshisekedi ibi arimo kubakora azaburana n'amara kuva ku butegetsi. Afite immunité présidentielle today, ariko Tshisekedi mu maza azaburana. Drone irasha abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda, buriya bwicanyi bw'abasisi azabuburana. Amadosiye yarabitse, barimo kugira ngo nyina aracyari perezida, ariko Tshisekedi muzamureba umunsi umwe gusa arayaseze yasimbuwe. Dosiye ya mbere, iya kabiri, kandi abamurimo kumuheka mu gituza bazamuheka amapyisi mu bitugu. Nibo abanyamerika bazamushinja bamaze kumukacanga no kumaramo iki icyanga. Ariko abajyanama be ntabwo bashaka kumugira izo nama. Iyo tuvuze ibi ngibi babyita propagande. Hari nk'ibintu nyamvuga ku Burundi, dusubiye ku Burundi, wabisesengura umuntu ufite ubwenge bari bakora bavuti uriya muri byabwira n'ukuri, babikosoye byaba byiza. Ubundi utareba kura akavuga ati uriya yitunira ku Burundi na Kongo nuko imeze. Ba Faustin Biserere, ba Patrick Beya, niba ari Patrice Beya sinibuka, bamwe mu bajyanama ba Tshisekedi bari bakomeye. Uwabimugiraga inama nzima wese yahitaga agushinja nkubwira bose n'abafunzwe. Ariko nyine ntuzirimo ntuze amatware mu rupfu ntiyumva ihone. Tukiri ku Burundi aho nabonye ngo ko no ku mipaka warabibonye ako kantu
ngo abari bayirinze mu gitondo udupaka rwose 12 ntago ari imipaka minini ngo babyutse bagasanga ntabahari bakababura. baraturotse bagiye kuba abayedi Dubai bari bafite ntuzo bari bafite ntuzo passport. Icyo nakibazagaho baza iby'imipaka barambwira ngo ntago ari imipaka iba ari minini ngo bafite tubari poste frontale ngo duto rero ngo utwo dupaka twose kwa 12 ngo wabyutse mu gitondo basanga abari baturinze bose ngo nabahari. Akibaza batese kuyihese ko hagati y'iki gihugu n'ikindi ngo ni abari barinze dupaka ngo twabujumbura. Ya Bujumbura ntabwo ari igihugu ubwo nihe mipaka musura ntago nyizi nashaka kuyimenya kuko ubundi buhana n'ibihugu bitatu Kongo, u Rwanda na Tanzania. Ubwo ari kuri Tanzania umuntu yabitera imetero kwabyo, ari hagati y'u Rwanda wabivuga kwabyo, ari hagati ya Kongo uko ufite ibyo wabaze mu Ventura. Ntabwo rero genzi ngo nihe mipaka ni hagati ya Kongo na ntuzi nabo ni no mpamvu oyaburetse abatangaza ibyo ngibyo ntago bagaragaza iyo mipaka ni hagati y'igihe gihugu n'ikindi. Ntago iyo nkuru yuzuye iruzuye mbisome hano uretse gato marisha uretse gato ako kantu nkakubwire urumva hari uwatangaje amakuru y'ukuri urumva wavuga atyo ariko niyago yemeje aho yanavuze ngo bikaba ngo bivugwa ko ngizi nkuba reka mukotinge ntacyo sibyo izi numva ijambo yakoresheje ngo bikaba bivugwa ko mu bivugwa we yavuze ibivugwa ngo bishoboka kuba ngizi nkuba ngariza mama 23 we ntago yigize yemeza ko arizo rero ntago bari umupaka wa Tanzania na ntuze n'u Burundi kuko wa mugani ni inshuti se wirirwa bitubwira uti Tanzania n'u Burundi babanye neza ni inshuti ntago rero nawe ngwata ibihugu bitavuga rumwe n'u Burundi n'u Rwanda. Ibihugu bitavuga rumwe n'u Burundi ni Saidi igenzurwa na M23 kuri Kongo sibyo kandi ntabwo numva ko hari cyo buri gihugu muri ibyo mvuze kigize kibitangazaho cyangwa se ngo Burundi nka leta iba ari yibabajwe n'abasirikare bayo babuze. Yego niba atari nkuru yaha ku Burundi bwa ko arimo gutaka ngo twabuze abasirikare undi bitari mu nyungu ze abiyashaka wiki none se babitangaza burumva bavuga ko babyutse yego babivuga kuko ni skandale gusanga imipaka abantu bose babanyuruje babatwaye amapyisi urumva atari skandale nabyo bavuga. Niba rero bitabareba abarundi ndetse bakaba batayaga nta kibazo bibatwaye nibibagwira none se ubyandika wese ntabwo ashizwe kugira impuhwe Burundi n'umusirikare wabo. Niba bahakana ko nta basirikare bari muri Kongo niba se abarundi bahakana iki wumva ko hanyuma se Burundi bwo bahakanye ko nta musirikare wigize udipolinga kuri umupaka uragora niki kuki dushaka amakuru no gukerera polemika aho zitari. Ntabwo Burundi gutaka kubwiza ubura abasirikare please urumva n'imbuga zo mu Burundi ntabwo mbizibonana abantu bakubagana muri ibyo ngibyo bishaka wiki wenda babahaye misiyo cyangwa basize Burundi mu mipaka itagira abarinzi. Ubundi kera umuntu ashaka kugutuka neza avuga ngo wewe you are Kota Guard bira murinzi. Kota Guard ni imiryango iba yinjira mu bigo binini ngo winjire uko ubonye kose nta murinzi. Niba Burundi bwarabaye Burundi bira murinzi ubona mushaka wiki buriya hari ikintu bita citizen diplomacy ni diplomacy d'histoire urumva ibyo tuvuga ibyo twandika ibyo tugira gute it's a part of diplomacy urumva so ni gutegena isanga ndimo mvuga ibintu bishobora guteza yegeregere no kuza hagati y'ibihugu ariko abantu b'iki gihe dufite abantu bakoma amashyi ibintu byose byakomewe amashyi bigira gute biba inkuru iyo umenya kuri bubaze iyo nkuru mba nakubwira tuyinyonge urumva ntabwo Burundi bwatatse Burundi burya Burundi abasaridede bashobora no kuvuga bati urazi n'ibindi bamaze n'abacu none se amakuru atangazwa ngo zaguye muri Kongo ibihumbi mu by'abarundi ko basubiza y'abandi n'abarokotse Ruvungi basubije muri Baraka sibyo uribuka nkubwira ngo buri gihugu ngo buri muco buri gahugu kagira uko gatwara amatungo ku isoko ayo bakurura ikiziriko ubishyiramo kwa bafata amatwi bagira gute essentiel no kujya kurema isoko kabona bimwe baje bakwega indi baje batera indi baje bashyize mu ntuze mu gatebo rutetera buri kimwe cyose ibyo mu Burundi nuko babyubaka ntacyo bibatwaye iyo mipaka yabo nibo bazi ko badiporoyinze nibo bazi ko basimbuje no ko bazi ko bayirindishije radari na kamera bakajya bicungira kure urumva nta musirikare uriho ibindi ni yegeregere gusa zaho abantu bashaka gushyushya inkuru kugira ngo abantu bagire gute ntacyo Burundi babwire gusa bazashyira abandi n'abandi babatware ikibuze mu masaka n'amakoma n'ubundi imipaka yasigaye nta muntu uyiriho n'ubundi basubije y'abandi ubwo nanone wayatangaza bibaye ari ukuri nta cyaha yabakoze afitiye fagite ntago namurenganya afitiye fagite cyambere avuga ko batazi aho bagiye icyambere igihugu bavuyemo ntikiri gitaka izo nkuru zituma ari iki
niba ari guteza akaga n'umwuka mubi hagati y'abaturage b'ibihugu by'ibiyaga bigari. Na social media dufite rega uyu munsi ubona zikokeza intambara. So when you talk about something you have to bring nanone proof z'icyo kintu. Ntabwo uvuga ngo ibintu byabaye ngo noneho ariko tuzaho byahereye. Ibyo bintu by'agahezo bimarira iki abaturage? Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 347 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.